Imana ijya yomora uruguma, yamara komora uruguma yarangiza igashyiraho n'indishyi y'akababaro, kuko wihanganye ukaguma ukayinambaho, ukaguma ku mavi ntuyiveho, mu bigeragezo ukayigumaho, mu bibazo bikomeye ukayigumaho, byagucanze ukayigumaho, wahuye n'ingorane ukayigumaho. Iyo ni Imana itazibagirwa imirimo. Haleluya. Inzara yarandiye we. Kera ndi kwinjira mu gahunda yo gucuruza gatanu, inzara yarandiye ncuruza gatanu. Iyo Mana dusenga iratabara. Iyo tugira gute? Iyo dusenga. Iyo dusenga. Bashoje bakunzi bacu mu izina rya Yesu. Imana bamugisha nk'uko mumenyereye. Nitwa Mama Pasi. Mbere ko icyo tuvuga turashaka ngo tumanze dusenga. Imana yacu, Imana y'amahoro, Imana twizeye, Imana twiringira ku manywa na nijoro. Turagushimye, turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe, waturinze nta gikuba cyacitse. Ishimwe ni ryawe. Mbere yo iryo tuvuga turakunyura mu banza weze buri wese utubabarire cyane igisana cy'uko ducumura ko bukeye nuko bwije, ariko tugusabye imbabazi. Tweretse isi yose muri rusange, uturebane mu zawe, tugirire ibambe kubwo ibyo turi kubona bijyanye n'icyorezo cya covid nicyo gihangayikije isi muri rusange. Ariko ndakwinginze data ngo urebane mu bana bawe, ugire icyo ukora. Navuga byinshi ariko mvuze bike kugira ngo uhite bifite umumaro. Ibyo ngiye kuvugira kuri iyi YouTube data bigira icyo bimara, bigishe benshi, bifashe benshi, bigire bakora ndetse naho bibageza. Ubuhamya ndi buvugira ahantu, ikibwiriza ndi buvuge kibafashe. Nsabye bike byiza bifite umumaro, ni wowe ubizi. Urakoze mu izina ryawe Yesu, amen. Rero ko mumenyere nitwa Mama Pasi, ariko amazina yanjye nitwa Bambuza Impamvu Anastasie. Ayo muzi mu ndirimbo ni Mama Pasi. Nkaba ku ruhande rwanjye rw'ibumoso ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe narabibwire. Muraho neza. Amakuru neza neza. Ashima Imana. Cyane nzi ko bakwitira Tabara. Okay, Iratabara nabyo ntacyo, ariko ni Mama Pasi. Ni Mama Pasi. Njye nitwa Clara Uwineza. Clara. Muri Yesu. Ntarungu. Ubundi witwa Ntarungu. Ibyo abantu bose bazi. Umukecuru. Ibyo bazi umukecuru Ntarungu. Ntarungu. Rero Imana iduhara umugisha. Impamvu yavuze ngo iratabara, nuko iyo ndirimbo no muri ibi bihe urebye iri kurya hiti, kuko urebye n'ibihe turimo ntabwo biba byoroshye. Iyo rero ukaririmbye buriya imitima yongera gusubira impembero. Ariko ujye ukunda korari ugacuranga, ubu ntiwanakaririmbaho gato abakunzi banjye. Naryarusha nasetse cyane, kandi iyo nasetse hazamo ibifuzo. Urabizi ko ni bazi nanjye ko bazi ubifashe bazi. Ndagufasha. Iratabara rimwe kabiri gatatu. Iratabara wowe shika musenge, iratabara ntabwo ari igipindi, iratabara Imana dusenga, iratabara. Bakureba nk'abakurebera mu birahure bakagira ngo uracuritse. Yesu bamenye ikikwicariye ntibazi ikikwicayemo. Haleluya. Imitekerereze yabo ntabwo ariyo Imana, ikikwicayemo kigiye kubatungura maze kibemeze. Amina. Wow. Iyo ndirimbo rero abantu benshi bashobora kwibaza impamvu nayo ndirimbo. Ariko nicyo yagiye kubaza ubundi yaje cyane. Iriya ndirimbo rero buriya yazanye n'indi yitwa ngo, hari indi mfite nabanjijeho yitwa ngo ijyanywe n'igihe wavuyemo, n'igihe n'ibyo wanyuzemo n'ibyo waciyemo. hari ivuga ngo tuzabaho abanzi batabishaka, ariko tuzabaho abanzi batabishaka, ariko tuzabaho kubera Imana kuko iyakaremye
ninayikamena. ibyo kabisa. Hakaba n'indi ngo reka mvugane n'umuntu wihebye wakomeretse bihagije, umurima niraje kukomora, ikuremera ibishya bifatika, igusubiza umunezero wahoranye, iguha ijambo aho waburiye ijambo, kuko nawe wayubashye, nayo iraje kubahishe, bimenyekane ko ariyo wakoreye, ko ariyo wakoreye. Ngo nkundira Uwiteka kuko yumvishe gusenga kwacu. Banyarwanda ndagira ngo mbabwire ngo Imana yumvishe gusenga kwacu, igiye gukiza COVID-19. Kuva turi kwikingiza tugiye kongera dusubirana umutekano, tukamenya no gushyira ingamba baduhaye mu bikorwa. Mwebwe mwambara neza agapfukamunwa, mukaraba intoki neza, muhana intera neza, mwirinde kujyana hari abantu benshi, mwirinde kujyana bapfukiranye. Ubundi mama Pasi reka tuvuge yari twishe umva ibyanjye ndabizi, yari twishe COVID ajya bavuga ngo ntibaho COVID. Reka turirimbe Imana tuzaho COVID yari duhitanye. Reka tuvuge gusa nyine rero bavuga ngo nta joro ridacya n'ritari ngiryarakeye. Igihe wari urebye cyagiye nari ndembye ntabwo tuzi ko bwacye, sibyo? Nibuka ijambo ryo mu Kuva 14:24. Tuhasome. Reka tuhasome. Banyarwandakazi, iri jambo Karara agiye gusoma ribubake, muryumve mw'imbaraga, mukomere mumenye yuko dufite Imana. Bantu isi yose, abanyamahanga, abari hanze y'igihugu, mu bihugu byo hanze bitandukanye, iri jambo rikubake nawe, Imana iguhe umugisha. Mu Kuva reka tuhasome 14 umurongo wa 24. Haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Dushatse tunarekera ngo reka tugere hasi, akura inziga ku maguru yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Haleluya. Uwiteka agira ati abarengera, aturengera twebwe, akarwanya iki? Abanyegiputa. Akarwanya na Satani, ngo batugenge. Ubundi ni nawe iyo babwanye ntabwo ikibazo ntabwo turwana n'abantu, turwana na bya bizima bidafite umubiri, n'umwuka. Noneho nibyo biza bikajya mu bantu, twe tukijundika abantu kandi ari ikibazo cy'ibyaje bikabajyamo. Iyo turi kuvuga COVID, abenshi bakunda kuvuga ko yakozwe, sibyo? Reka yuko mvuga niba Satani yaradutera agatera isi yose akayiterera mu bantu yakoresheje bakayikora, ni nako Uwiteka ari kubireba akavuga ati bana banjye hapfuye benshi. Hagiye benshi ko burya no kuba wapfuye uzizeho ntabwo ari uko umunyabyaha kurusha abandi, ko burya buri wese Imana ikora guhomba, biba ari igare ryawe. Ariko none ntugende wiyahura ngo uvuge ngo ubw'Imana yavuze ngo izarinda abayo, ngo ubwo nanjye irandinda, nurangariza gupacura kandi uzafatwa nk'uwiyahura. Sibyo bimeze? Ntabwo ati wirinde ukanga uzafatwa nk'uwiyahura. Rero ngavuga ati mu gicuku cya nyuma, ni ukuri nubwo bwose byari bikomeye, ariko Umunyarwanda nawe aravuga ati ibya nyuma bica amazuru. Niba harabonetse ingamba zo kuba twayirinda, niba harabonetse inkingo, sibyo? N'ibindi bizaza, ni mu gicuku cya nyuma. Ariko ibya nyuma bica amazuru, urongeye mbitekerezo ngo njye narakingiwe nditwara ko nshaka kandi uzi ko washobora kwandura. N'uwakingiwe agomba kwitwara, sibyo? N'uwakingiye agomba kugendera ku mabwiriza, ariko ukanduza n'abandi. Ni ikibazo gikomeye. Shida zadura ubona twicaye gutya twanje gukoresha ikintu bita test kugira ngo utatwishinga. Twegerane, ibintu birakaze. Kwipimisha. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Imana igiye kubahagarara, maze icyari COVID. Reka kuki tuzwe tuvuga COVID gusa tukibagirwa yenda ibihaha, tukibagirwa yenda diabete, tukibagirwa yenda kanseri, tukibagirwa yenda inzara. Inzara ni icyo yarandiye we. Kera ndi kwinjira mu gahunda yo gucuruza gatanu, inzara yarandiye ncuruza gatanu. Iyo Mana dusenga
iratabara. Iyo tugira gute? iyo dusenga itabara. mu gicuku cyanyu azasenga ko ngo nuko ari umukire ngo ukamugira ikigomana ngo azakira icyo kumarira na kimwe. Iyo dusenga kunsetsa ko ari aba yakoreye se hari ubwo aba ari ayawe. Umva nkubwire kare, hari abantu bafata abantu njye mfite mwene wacu w'umukire afite imodoka afite etaje ntacyo nzaba, yarangiza akabura aramureba akabwirirwa mureba bakamusohora mu nzu amureba kandi ataha muri etaje ya kangahe. Ariko iyo yiringiye Imana reka nkubwire njyewe ibyo ngibyo ndanabishima kuko burya iyo wamwijunditse ubundi iyo ugifite ahantu washinze ijisho ryawe Imana yavuga ati mbiswa da mbemwe rero ugifite ahandi wiringiye reka mbe nkuretse ukagenda ukamubwira wampaye 5 iyi pusi yanjye no kwisi ndayigurira oya imbwa yanjye yabuze ibiryo. Wowe ufite agaciro kari hasi cyane yakipusi. Hanyuma Imana yangize yabona nyine wakubititse kabate ko mwana wa ko murambura amaboko waje sibyo mu gicuku cyane mwana wanjye humura ndabire abibye byose bikurwanya kagahinda ingo ziri gusenyuka bana bari mu biyobya bwenge ubusambanyi bw'abanyagiputa ni byinshi. Oya hari wicara akavuga ati ngewe ntago naburara kandi ndiho ntago nabura ikigabo kimpaye akaba yimitse cya kigabo Imana ikamurika akamaza gakubitikana na cya kigabo yiringiye kandi isi ikagukaranga yarangiza ikakwanika yangiza kanagusibiza. Ariko mu gicuku cyanyuma harimo ubutabazi. wowe wiringira Uwiteka gusa sibyo wakura inziga ku magare yabo bituma kururika ruhije cyane ibigukurikiye. Imana imbabarire ibitesha agaciro abarozi bagukurikiye sibyo ingo zirasenyuka inyatsi zikaza. Nibyo hari biza kubera ingaruka z'ibyaha, nibyo hari biza kubera ibigeragezo, ariko hari nibiza kubera abashimise nabo bariho abarozi akakumerera nabi. Ariko ubu ngubu ijambo nkubwiye kugira ngo mama Pasi mureke nawe reka mubwire ngo mu gicuku cyanyuma Imana yitamurure kandi bikurwanya Imana ibice y'inziga bikururike biruhanyije wowe wigendere tuwambuke ari ijambo rindi rijya rinyubaka cyane naryo reka ndikugurira ikimara abantu riri muri Petero wa mbere ibice 2:15. Petero wa mbere ibice 2:15 uhansomera aho hantu iryo jambo naryo nuba nifuje kuribwira abagenzi banjye bagusomere ibice urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2:15 ngo kuko iby'Imana ishaka genda gake kuko iby'Imana ishaka ntabwo ari ibyo bene wacu bashaka, ntabwo ari uko ari iby'abagabo twashatse bakeneye, nta nubwo ari uko ari ibyo ba pasiteri bacu cyangwa abashuti bacu bashaka. Iby'Imana ishaka ngo kuko iby'Imana idukeneyemo muri twebwe ngo ari uko iby'Imana gukeneyemo mwene data wa undeba ngo ari uko kugira gute mujibisha ko kuzibana narinzi ko ari igitutsi nanjye narinzi ko ari igitutsi ariko n'umuntu babiri mu mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya. Ako kantu kananejeje cyane abantu b'abapfapfa bamwe bigo bagusebya bamwe bigo bakwita amazina utariyo bamwe bakwita uko bishakiye bamwe batari bamenya Imana bigo bavuga ngo turimo gukina inshuti yanjye bakuvuga uko bashaka bakwita amazina bashaka ubajibishe gukorera Imana ngo gukora neza kwacu kugira ngo bakomeze hasi ngo mumeze nk'abumudendezo koko ariko umudendezo mutawutwikiriza ibibi ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana ngo tumeze nk'abumudendezo ngo kuko uwo mudendezo ntabwo tugomba kuwutwikiriza ibibi. Nimba hari ikintu cya mbere kiba mu Mana ni umunezero cyane. Nimba hari ikintu Imana itanga umunezero cyane no mu ntambara waba uraye ukanezero ukavuga uti mu kanya ndaza kurya. Imana icya mbere iguha kwiremamo ibyiringiro no kwizera. Ibyo byiringiro iyo uzi ko ibyo urimo atari byo kugombye kwicaramo ugira umunezero kuzasingira ibiri imbere. Ya Paulo niko yavuze umunezero no mu bikomeye no umva biratanga mu bintu byiza dushime. Hari igihe uhura n'ibibazo ukumva ko isi kurangiranye kana ntabwo nkubeshye. Imana yarambwiye ndi gusengana mu mutara irambwa ngo mu kwezi kwa 7 koze igitangaza wanjye mu rugo gikomeye cyane nibaza igitangaza inkurenda kibura. Amen. Ubuhamya mbuzanye butari burimo ukwa 7 kutuvuyemo nibaza igitangaza Imana inkurenda kasana no Mana inkoreye ibiki ko yamfanye kugatari kankora ibishoka byose nk'abantu n'umugore wishimye ukorera Imana unezerewe noneho nyongereye ibiki
ndavuga nigiye ku metaje ndiko navuze ngiye ku metaje ariko n'icyo kibazo ndangije ndaryama vision mu kwezi kwa karindwi muntu wanjye inshuti yanjye nyumva kuri televiziyo yingiye kuri YouTube undeba gutya n'amashusho yawe Imana yankoreye igitangaza mu kwezi kwa karindwi ntazibagirwa ariko yari yamwe ngo mu mpera zako ndakubwira mu kwezi kwa karindwi tugiye muri guma mu rugo naratashye nza muri guma mu rugo umugabo wagumya gukora ngeze aho ndwara covid nge n'umugabo wanjye kara twarwaye covid turahangayika ukumva umuntu mwari kumwe ejo kumva ngo arapfuye yishwe na covid nawe yirwaye n'amastatus ubona abamagenda kwandikara numvaga nshaka gukira ariko hari umuntu wapfuye twari kumwe ejo wundi yari muzima none yakubise nabwo gute warakoze waramumurije gute ariko noneho nkibuka yuko ko Imana yambwiye inkoreye igitangaza mu mpera z'ukwa karindwi rero nageze numva umwuka uraheze biba ngombwa ko nsubira Kibagabaga ngo banja numva ko bagiye kunjyana kuri bomboni Imana yarigaragaje irahaba umva Imana yabanye nanjye mbene data covid iriho niyo mpamvu iri jambo rinezeza cyane mwumva mu mutima wanjye riranshimishije umudendezo wayo ntabwo tugomba kworosa ubu nibagirwa byankoreye aka kanya oya gute hari chorus nkunda ivuga ngo tuza banyanja we tuza umva inyanja yaratuje ariko mbere y'utuje hari ijambo batubwiye ngo banza wowe ukore nk'umudendezo kandi ukore neza ubundi ukurikira Uwiteka naho ubundi nubwo twaba turi mu gicuku cya nyuma Uwiteka azatugira neza reka nsozereze mu ijambo ryo muri Hoseya indebere naryo turisomeye igice cya 6 ku murongo wa 1 n'uwa 2 ayo magambo nayo nshuti yanjye akubaka Hoseya kangahe Hoseya 6 wa mbere ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza ngo nimuze tugarukire Uwiteka niwe wadukomerekeje ni nawe uzadukiza ibikomere byose dufite Uwiteka arabizi ibikomere byose uhura nabyo Uwiteka arabizi umubabare byose ufite Uwiteka arabuzi ni nawe ugomba kugukiza ako gahinda hari umwana ujya uravuga ngo ntabwo ngo umuntu yabaga agahinda ngo ntabwo umuntu yabaga ikibyimba ngo kiri ku mutima ngo agishobore ngo ariko Imana irakibagana ngize ikanagikanda mondani ngo niwe uzadukiza niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora ni nawe uzatwomora niwe ajya yemera ko bitubaho arabyemera kubera impamvu nyinshi ze ushobora kuba ari ishuri kutwigisha kugira ngo tuzabone uko twigisha n'abandi ushobora kuba none mbese ni byinshi cyane erega Imana uko itekereza ntabwo ariko imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokeye abana b'abantu yemwe imbere yawe birashoboka haleluya ariko rero ntabwo reka akaririmbo njya nkunda kuririmba kavuga uri kwibaza impamvu uri kunyura mu bikomeye bigukomeretsa impamvu nuko ugiye kuba ukomeye nuko ugira ngo numara kuba ukomeye uzakomeza bagikomereka uba umuriza uti nimukomere ufite Imana yomora uruguma gashyiraho n'indishyi y'akababaro haleluya dufite Imana ijya yomora uruguma yamara komora uruguma yarangiza igashyiraho n'indishyi y'akababaro kuko wihanganye ukaguma ukayinambaho ukaguma ku mavi ntuyiveho mu bigerageza ukayigumaho mu bibazo bikomeye ukayigumaho byagucanze ukayigumaho wahuye n'ingorane ukayigumaho iyo ni Imana itazibagirwa imirimo haleluya iyo ni Imana itazibagirwa imirimo yayo haleluya amina ni ukuri kw'Imana ntabwo Imana izatureka niyo yadukomerekeje ni nayo izatwomora ibibazo byose duhura nabyo irabizi ibigushekeje umutima irabizi ibituma urarurira irabizi ibituma uraruka uhonda umutima Imana irabizi haleluya iyo ngeze aha mba numva najya mu ijuru mapasi kadusoreze kuri ya ndimba 60 ya 60 ubundi ubwira umva ntavunika ubwira ntavunika ngira ngo mu byo tuvuze Uwiteka n'abari kumwe natwe uzabyemera neza uzabyemera nabi ko ibikomere ufite
ariko Uwiteka akugirire neza. We mutima urira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira mubwire buhoro ibikuriza kugira ubwoba kandi wirira umva abaremerewe n'ibiruhanya babwire kw'Imana yabaruhura kandi ubahumurize utumukiza wacu agahinda kandi wirira. Haleluya. Amina amina amina. Inshuti zacu dushoje tubashimira abakurikiye iki kiganiro cyo kuri Mama Paccy TV official na comment nziza na like nziza na share ahantu hose mudukurikiye munezererwe mwishime mugumya gukurikira ibiganiro byanjye turi kumwe. Bye bye. Imana ibahe umugisha.